Rusizi Umugabo yashatse umugore agiye gutera akabariro yumva ntabwo aryoshye abimukojeje. Umugore agerageza kwiyahura ariko aratabarwa. Ati byagenze gute rero uyu munsi? Reka nguhe inkuru y'Irusizi mu murenge wa Muganza aho byabereye, inkuru y'akamaramaza, inkuru iteye ubwoba, inkuru yo kwibaza ese izi ngo abantu bafite mwino minsi zigeze ku kihe kigero, kugeza aho umugore agenera kwiyambura ubuzima nyuma y'uko abwiwe amagambo atari meza n'umugabo we, ndetse n'umugabo akagereranya wa mugore n'uwo yahoze afite. Nijoro ryo kuwa 26 Ukuboza 2025 mu murenge wa Muganza ho mu karere ka Rusizi, ubwo umugabo yashakaga umugore mushya akajya gutera akabariro akumva umugore we ngo ataryoshye, agahita abimubwira. Umugore we yagerageje kwiyahura ntibyamuhira. Amakuru aturuka mu mudugudu wa Nyabishunju avuga ko uyu mugore yari amaze iminsi mike ashinze urugo, ubwo yagiranaga n'umugabo we amakimbirane cyangwa se impaka zamugejeje mu guhungabana bikomeye. Izo mpaka zishingiye ku mvugo umugabo yakoresheje amugereranya n'undi mugore wahoze mu buzima bwe, aho uyu mugabo yagiye gutera akabariro akumva ngo uyu mugore ntabwo aryoshye nk'uwo yahoranye, agahita abimubwira, nuko amwereka n'amafoto y'uwo bahoranye. Ati wowe ntabwo uryoshye nk'uyu. Ibintu byamubereye igikomere gikomeye ku mutima. Nyuma y'izo mpaka uyu mugore yahise asohoka mu nzu nijoro, agerageza kwiyahura no kwiyambura ubuzima akoresheje igitenge, ashaka kwimanika mu giti cya avoka. Gusa abanyerondo bari mu nshingano zo kurinda umutekano w'aho hantu babimenye kare, baratabara mbere y'uko yiyahura. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahageze butangiza ibiganiro bigamije kumenya icyateye ibi bibazo. Nyuma y'isuzuma byagaragaye ko umubano w'aba bombi wari umaze kwangirika ku buryo bukomeye, ku buryo gukomeza ku bana bitashobokaga. Hafashwe umwanzuro wo kubatandukanya hagamijwe kurinda ubuzima n'umutekano wa buri wese. Uyu mugore yahise asubizwa iwabo aherekezwa n'abantu bashinzwe umutekano, mu gihe hakomeje ibiganiro byo gukemura ibibazo byari byaranze uru rugo mu gihe gito rwari rumaze rushinzwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muganza bwagaragaje ko amakimbirane ashingiye ku kubura icyubahiro n'itumanaho ribi mu rugo ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Busaba abaturage kwitondera cyane ibyemezo byo gushinga ingo no kubana bubaha amategeko n'indangagaciro z'ubumwe. Amakuru yemeza ko uru rugo rwari rumaze igihe gito yarushinzwe. Buri ruhande rufite amateka y'imiryango yabanjirije uru rushako. Ibintu byagize n'uruhare mu kutumvikana kwabo. Aba bombi bari bamaze ukwezi bashinze urugo, nyuma y'uko umugore w'uyu mugabo yahoranye banafitanye abana 8, ari nawe yavugaga ko aryoshye kurusha uyu wa kabiri, nawe ngo yatwawe n'undi mugabo akamujyana mu mujyi wa Kigali. Akaba ari bwo ashakana n'uyu itanga ishaka. Bivugwa ko nawe yari afite abana 3 iwabo mu Gitambi, aho yahise anasubizwa n'ubuyobozi. Ni inkuru wumva ukumva iteye impungenge, ukumva iteye ibibazo, aho umuntu agerageza kwiyambura, aho umuntu atoteza undi kugeza aho yambuye ubuzima, aho inkuru nyine wumva umubyeyi, umugabo yari afite umugore bafite abana 8, umugore undi mugabo aramutwara. Hanyuma uyu nawe wazanye birangira nawe atumye agenda ngo kuko ngataryoshye nka wa wundi. Sobanuye ko aracyakumbura wundi babyaranye abana 8,
ariko nta nubwo ari ngombwa ngo bicyurire uwo mugiye kubana. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze kuri Bean Empire. Uyu munsi nagarutse mu muryo mwiza wa Bean Empire mu makuru ndetse n'ibiganiro ndetse n'amakuru y'imyidagaduro, entertainment ndetse n'amakuru ya politike muri rusange gake mu makuru yo mu baturage. Ngiye kuraza nongera kuyabahera kuri Bean Empire nyuma yuko channel yitwa Umusozo igizemo akabazo, hanyuma nkagaruka hano kugira ngo nkarema batereka nze mbaha amakuru na update za buri munsi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Turacyakomeza muri za content n'ibiganiro, ariko no kuri na hano tukaguma tukongera tukabaha amakuru, ariko no ku Musozo TV mu minsi iri imbere turahagaruka cyane ko nino nkuru iri buhace, ariko mu buryo bwo kugira ngo yongere igaruke ku murongo tuzahakomereze amakuru. Ayi nkuru rero ntago nari kwirarana, nta nubwo ari kubacika. Reka ngushimire kandi ko ngewe nitwa Mr Binex Promoter, ngushimira ko tubana mu biganiro bitandukanye umunsi ku munsi. Ndagushimiye rero mwino nkuru y'Irusizi wumvishe, kandi ngushimiye ko dukomeje kubana. Gusa ikintu wamenya, agatangazo gatoya, nyaboneka niba ukunda tutorial no kwiga no gushaka kwiga, jya muri search cyangwa muri browser yawe wandikemo Mr Binex Promoter channel ribuze, urabonaho ibiganiro ndetse n'amatutorial meza yigisha baba gukoresha AI, gukoresha gwa Premiere, gukoresha ibintu bitandukanye, gukora amafoto, gukoresha amafone, gukora amafone cyane ko muri Bean Phone Repair tubakorera phone neza kandi ku giciro cyiza. Ndetse niba ukeneye gufungura YouTube channel no kwigishwa ibintu bya YouTube no kubisobanukirwa, nyandikira kuri 0789715647. Iyo ni nimero yanjye imba mfite yo kubahereza kabisa kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Tugume twiganirire ndetse ngushimira kandi ko tukomeza tukabana mu biganiro bitandukanye. Iyo nimero yo ntagusubije, unyandikira kuri 07722255. Iyo nimero niyo unyandikiraho kuri WhatsApp, hanyuma tukareba uburyo ibintu tubikoramo neza kandi tukumvikana, ubwumvikane bukagenda neza. Kandi ndagushimiye rero, ushimiye ko udukomeza kutubana. Twarabanye umwaka utaha ndaza gukora ikiganiro cyo kubashimira, cyo kubabwira mu uburyo twabanye n'uburyo nanabashimiyemo, kandi mbashimira ko mukomeje kubana mu muryango wa Bean Empire kandi mukakomeza no kutuma izina ryanjye rizamuka. Ndaza kubikoraho mu masaha ari imbere. Iki kiganiro ntago twagera ku munsi mukuru ntaragikora, nicare nkibahe, hanyuma nitumara kukiganira neza dupange gahunda y'umwaka y'ubyo tugiye gukoraho ku mwaka. Ni ikiganiro kizaba gishimira muri rusange, ikiganiro kizaba kimeze neza, ni ikiganiro kiri buce kuri Bean Empire no ku macano yacu yose. Ni ikiganiro kizacaho, ni ikiganiro kizaba kiriho gishimira muri rusange abantu bose twabanye umwaka wa 2025, tukaba tugiye gutangira na 2026 hano kuri social media dukora ibintu by'umuriro kandi dukora ibintu byiza. Rero ndagushimiye kuba udukunda kandi ukagomeza gukora subscribe yawe ukora, ni inkunga ikomeye, na agaciro gakomeye, ni shema kuba ukora subscribe kuri Bean Empire, Mr Binex Promoter ndetse na Umusozo TV. Ayo macano yose ugiye ugakanda subscribe, ndetse yugiye muri dashboard cyangwa se ukinjira mwino channel uhita uzibona izo channel ku murongo kuri home. Ukinjira mu gikanda kwako gafoto ugahita umanuka hasi kuri home uhita ubona izo channel.